baje baguhetse none uri muri kwigenza haguruka bakise mbona uri kugenda mbona ugenda nta nkoni mbona ugenda nta nkoni tazi nari mbona ugenda nta nkoni nkoni hoya komeza ugenda komeza ugenda amaguru yarambutse uri ibintu wakize ushaka kumukiza ndi kugenda tureba amaguru azongera kurwara ukundi ubu tazongera kurwara amaguru yasundi afite ikibazo naho njyayo ubwo naje kumuvuza bigiye kutugonga induru zivuge niko ye bite byawe rero niyo bagiye guhereza noneho baza umudogiteri bamundanya ngo nje gushaka ngo dogiteri ngo musizi iwanyu ngo ubu ngubu ngo ari iwanyu uzi amajyaje mu cyemba n'uri taraboneka vuga jya ndategetse mu izina ry'abakurambere imigu turayibonye komeza utubwire rata nanjye iki tuzinduye tuje kugushimira kuko rwose mu mirimo wakoze uri kutuvurira umwana yarakize niyo mpamvu natwe tubona size ngizi twiteguye turavuga tuti katuje kugushimira wafatanyije n'Imana dukorera ibitangaza umwana wacu waramuvuye arakira yarakize eka nditabe undo muntu alo mulaho neza murakomeye cyane muraho dogiteri Onyango ni Onyango muvugana ufite kibazo kininde tuvugana ndabone nemera unataka nini tena nagize ikibazo bantoboreye iduka ejego ndagiraga ngo umfashe ndakufasha bakugarurira ibintu byawe witwa ndamazina ya sona nyoko yambwire vuba yitwa Pascal ejego ndenge ngoma Jada Maseni ejego na Silvia muhawe n'Imana none uragira ngo tukufashe nona nonaha mumfashije byamfasha bihumbi 174 n'igiceri cy'ijana za faranga z'u Rwanda uko nazo urafite izo faranga yego amafaranga arahari yego ndohereza mu madolari uri aho batoboye duka ryawe ni huri niho ndi tegereza mu minota 9 sente zo sente zisenteke hama mu minota 9 zigera ku murongo online ndahitanza minota 9 urambona Onyango n'abajura bawe yego babikoze yego maze ndi kuzohereza bimaze gukunda yego kanze yego rero bungu butuvugana bibaye ngombwa ko njya kutabara kambanze ntanga impanuro ku bantu bavuza ngo ndagiye ngiye kutabara abanyamahanga bo ntabariraho ngiye gutabara buzuku Yes, gitumo reka mbasuza kunzi mwese wa Favgaz TV nize komeze fresh geri twa Juniors njya muri imigozi impambira amaze kubimenyera mumeze mutaho muri hirya no hino kwisi ndabasuje cyane mbifuriza ibihe byiza uyu munsi ni ikiganiro n'inka noneho uyu munsi ni ikiganiro n'inka ni bya bindi bavuga ngo inka ya Nyabugogo ngo uzabwira inka Nyabugogo ariko uyu munsi ni ikiganiro n'inka ariko tuje kugo gitumo umugabo witwa Dr Onyango w'umuganga yagize gutya akora ibikorwa bya danje avura uyu mwana w'umukobwa muri kureba ufite ikazi yabyere abantu mukunda gasembuye ndabasohuje barangije bati Junior tujyane gusura uyu muntu ndetse tumutungure tumuhe impano reba umuntu uguha impano y'inka ndetse n'akabyeri utibagiwe n'igitoki cyo kuza guteka ukamera fresh inyana ni nziza cyane cameraman ayibereke yitonze ni inyana nziza bya hatari ariko ifite ikintu bita amahane mukanya imigeri muraza kuyibona muri kamera tugiye gusura rero Dr Onyango tumutunguye tumuguye gitumo aba fresh nkuko muza abantu bakuru bambara ndetse n'umusaza uri hirya wambaye karaka gofero uri kwagaza iyi nyana nibo tujyanye gusura uyu mugabo rero hari amavideo mutari buze kubona uko iyi nyana aho twayikuye mu by'ukuri ni imigeri ivuza ubuhuha tugiye kugenda ariko urugo tujeho kwa Onyango habarizwa muri kureba hirya gatoya ariko tuje tutabimubwiye no kumugwa gitumo bakaza bakamushimira narangiza nkabibereka mwe mudukurikiye ubundi nkigendera niko abakecuru ndetse n'abasaza babyifuje tubanza kubasura murakomeye bana bacu witwa nde rero
nitwa Kimanizanye Esperance. Abantu bari kukubona kuri kamera. Ubushize ibijyanye no kuvuza muzehe twari turi kumwe kwa Onyango aza kuvuza umwana wanyu w'umukobwa nawe tuzaza kumuha umwanya tumuvugishe. Mama byumva gute abantu bari kubabona mwagiye muri bantu bita ngo nabapfumu? Ubu ngubu ngiye ndi gushima Imana, umusaza twaraje tuvuza umwana wacu yari yarwaye indwara y'ibisazi, ndetse no mu rugo bose abana benshi bari barwaye bose. Ubu ndi gushima Imana, niyo mpamvu dufashe umwanya dushima ngo tuze kumushimira rwose, tumushimire ko abana bacu ubu barakize ni bazima, ndetse n'umwana w'umukobwa ubu yarashatse twaramushingiye ni muzima. Turi gushima Imana, niyo mpamvu tuje kubashimira. Ubwo turamuvugisha nyuma tubanje kwambuka no kwa muzehe muri aho. Wese ubwa mbere neza amakuru yawe? Ntabwo rwa mbere. Umeze neza? Turaho tumeze neza. Kana wagiye kuraguza? Ntabwo nari nagiye kuraguza, nari nagiye kuvuza. Ariko niko byitwa nyine, niko babyise, ariko ntabwo ariko byitwa. Nari nagiye kuvuza mu rugo iwacu iwanje abana, nari mfite umwana w'umukobwa aza kurwara indwara ko muri Nigeria bandangiyeyo. Iyo nka yizane hano yizane hano tuyereka abantu inka muzehe. Bigezaho ndavuga nti se baza kundangira ngo umuntu ngo uturuka ngo za Karagwe za Tanzania ngo ndavuga nti ndaza kureba ndi kumenyana n'uwo muntu naho njyayo. Ubwo naje kumuvuza bigiye kutugonga induru zivuge niko ye bite byawe. Iyi rero niyo bagiye guhereza. Noneho baza umudogiteri bamwindanya ngo nje gushaka ngo dogiteri ngo musizi iwanyu nje Karagwe, none ngiye guhindukira nzure iwacu. Naho ndavuga ngiye gusubirayo cyo ko nahindukiye koko nza kubonana na dogiteri muganga bambwiye ngo ni Onyango. Cyo kora ankora ibintu pe. Nje kumushimira ko umwana wanjye yarakize, no mu rugo ibyarimo byose yarabitabuye atanahageze. Noneho arongera n'abandi bose bari barwaye ko nari navuje narumiwe, mbese narahebye ibintu byose, imirima, amasambu, inka n'intere byose n'inkoko byose byari byarashize. Ariko nyuma yaho ubu ngubu abana ni bazima, nawe umukobwa naje kuvuza nawe nta kibazo afite kujya ku isaha, ni muzima nuriya donuyu. Urabona ko ari umwana mwiza. Navuze ngo ndaza kumuvugisha nyuma. Noneho kwikura utagira handi ujya kwikura inka iguze ibihumbi 100 nk'iyi ngiyi, ukikura igitoki kaze ya byeri hejuru ya mwikoreyemo iki? N'urwago rwa bitoki. Urwago rw'ubuki ariko rw'inkangaze nuko nategure dogita ntabwo yaruntumye, nta ndwara yansabye. Ariko nge navuze ngo ndarumushira ko nabubwe naramuhaga nabanse umurwago ati nje zakuzana urwago nateguye rwanjye. Yes, ubu rero iyo gitumo reka tuyikore. Cameraman aza kudufasha, mwe murajya imbere mbese tugereyo. Nta kibazo kirimo rwose. Nimuterure tugende tubanze tugere kuri uyu mugabo. Buriya mu buzima busanzwe mwabantu mwe mudukurikiye no kuvuga ngo buriya umuntu akugiriye neza ubundi muzabusanga ugomba kumushimira, ukamubwira uti wangiriye neza wakoze, ntago mujya munshimira. Nicyo kibazo, umpaye igitoki cyangwa wenda n'urwo rwagwa wabiki. Sinibyo nimo mvuga nti mujye mugerageza mu kandi n'akanyenyeri. Simbona ko tuje gushimira umuntu hano mu rugo iwe, none hayize umuntu ngwa gitumo koko akangwa gituma akavuga ati Junior ntako butagize akagira ikintu amfasha. Urabona ko uyu nguyu nubwo waje kumutanga ariko ntabishaka, niko ko ndeba wagira ngo twikomereze. Ndabona imvura nayo itangiye, abantu baraza no kutwihangana ku cyanya wenda n'amashusho, turi mu mvura iteye ubwoba. Ngira ngo uyu mugabo atuye aha ubwo mwasubiza wa mugani. Jambo. Mwiriwe. Ariko asa n'uri mu kazi. Iyi nka ukuntu yareba rero. Muraho. Urimo gufasha mubyeyi hanga. Turabasuhuje. Mwebwe murafuze iki hano?
ko tufasha mubyeyi hanga mwe mufate ikibazo cyiza. Amakuru nyakubahwa Dr. Onyango. Yego ni Onyango muvugana. Muraho. Yego muraho. Hano hari abantu nkuzaniye babashyitsi. Yego. Nkuzaniye n'uyu mukobwa ureba hano. Abo baturutse hagana. Aba bantu ngo nabawe niyo makuru mfite. Nkako ndebe bitangiye kurya imisambi yawe. Yande ni yanje banzaniye. Niko numvise bambwiye. Yandi ipantaro y'umusaza dore umusaza ndimo gufasha umusaza hano. Ngira ngo se wabona umwanya ukatuvugishaho gake wenda. Ndabavugisha. Ubwo narindi muri sanka bisoza. Muze uri kumva umeze ute? buke Biri kuza. Wahaguruka tukagenda. Wawiteye mbanze nakira abashitsi baje hano. Ufite abantu hano rwose. Bagukeneye kufasha abuzukuru. Turane twa tuntu bita ngo ni inzuzi. Badimo ndafasha abuzukuru yewe. Fata izi nzuzi. Itatu. Ine. Ibiri. Umbata guca ngiye kufasha abantu hano. Hama ndaje kuvugana. Nimurashaka iki mwebwe? Murashaka iki mwebwe? Muraho neza. Murakomeye. Yego. Makuru umuntu mukuru. Amakuru ni meza. Abantu baje kukureba tugutunguye bagira bati hari ibyo dufite dushaka gushyira Onyango cyangwa se ishimwe tumufitiye, niyo mpamvu ubona twaje na ya kamera yacu. Ntabwo tuziranye wowe. Uriya mukecuru niwe ntari kubona ndi kumenya. N'umukecuru wawe. Ndabona uriya mukobwa ndi kumumenya ni wa wundi wari wararwaye mu mutwe. Wari warasase. Muje kugira ute mumbwire? Muje gushimira ibyiza twabakora. Kushimira nyakubahwa muganga rwose kubakwini. Muje gushimira. Uzaniye akatama. Uzaniye byose. Nakatoki ko kuteka mu nkono. Yego. Murakoze. Nurimo. Keza karimo. Muture hano. Kamwe twatu. Ntago iduturikiraho mwoga byara. Ntacyo batwara urwago rwiza rwa Muraho neza namwe. Muraho neza. Mwuzukuru umukobwa wanje. Muraho neza. Yego. Nkumi yanjye ndi kubona byaragenze neza. Yego. Ijambo nyamukuru murivuge rero hanyuma turebe. Vuge dore imvura imeze nabi. Ndiko ndafasha muzi. Cameraman ahagarare neza. Muramubona hano. Amaze yarwaye niwe. Ijambo nyamukuru ubwo muzehe yigire hino cyane mukecuru arivuge wenda. Nanjye izi kamera zanjye ziri kunyagirwa. Umuntu w'Imana. Urakoze hembe ryanjye ruhazi rwa Nkwakuzi amajyaje mu cyemba n'uri taraboneka vuga jya. Ndategetse mu izina ry'abakurambere. Imigu turayibonye. Komeza utubwire rata. Nanjye iki tuzinduye tuje kugushimira kuko rwose mu mirimo wakoze uri kutuvurira umwana yarakize, niyo mpamvu natwe tubona size ngizi twiteguye turavuga tuti katuje kugushimira. Wafatanyije n'Imana dukorera ibitangaza, umwana wacu waramuvuye arakira, yarakize. Yego mukobwa. Uri kubona ukuntu ameze rwose. Twari twaragiye kure, ibintu byadushizeho imirima, amatungo bidushyiraho ntaho tutagiye, ariko batukurangiye uradukiriza umwana dore inkumi yanjye nta kibazo. Niyo mpamvu tuje kugushimira. Ntawe uzongera kukina ibyo bintu mu rugo rwanyu. Umurozi naramuberetse. Iwe aramutweretse yaratsinzwe. Murahura mukasuhuzanya se? Ewe mana. Mwaramubabariye mubikuye ku mutima wanyu. Twaramubabariye, Imana yarabikoze, ahubwo nawe yihane aze azongere. Aratari mwebwe nabo nadana. Dore ni iki muze we byakugendekeye utegera yintu hagarare no mu gore wawe. Byagenze neza n'umuryango rwose. Binigure umwanya urahari. Byagenze neza kuko impamvu iyo uziko ababyeyi nuko ngo abadamu bisaba guri bacu burya batinda kwemera. Niyo wakora ibyameze bite bya mirenge ukamubwira uti dukore gutya ntiyabyemera, ariko yabibonye nibashima. Ubu ngubu iyo yemeye kuza ubushize yanyohereje ndi jenyine n'abana anyohereza n'uyu mwana n'undi murumuna we, none ubu
yemeye kuza kubera ko ariko abonye ko ari cyakure sinzi ihembe ryanjye ryo mu kavuna mu karagwe k'abahinda nuko yemeye kuza kubera abonye byakoretse kandi byagenze neza ubu byose Imana yabikoze neza kandi agira ngo yarazi ko bitazashoboka ariko byageze aho abonye bishobotse byonye byemeye none n'uyu munsi niyo mpamvu ari kuza mufate ku mbuto iz'imbuto zera iz'imbuto ndeba ari amasaka se izababera iz'umugisha zimubyare mwororoke mubyare mwuzurisi mubyare mwubaka urugo nkuko izi mbuto zingana umuryango wanyu uzaguke bingana bitya nkuko n'abahinda bagutse bagatura isi yose bakaba abagabo bakaba abagore abuzukuru baboneke mbahaye umugisha utasaguye mbahaye umugisha utagabanyije nitwa Dr. Onyango. Amatsiko cyane ubundi ku mikorere yawe ndi kuvuga Dr. Sinzi nimba twakuvugisha wenda nyuma wamaze kwakira izi impano nereza akacupa kamwe aho ngaho nkwereke munsomye no kurwagwa izi mbuto nzihaye umugisha urwagwa ndabanza nkagaburira abakurambere abakurambere bagomba kubanza banywe akatama kashiremo nikamara kushiramo ndajya nakakira ibyo muzanye baraba batwemereye ko tugomba kwakira ibyo muduhaye inka nayibonye zankuyu mukoresha zirahagana he musore mwasore y'inka inkuyu ziri hanagura inka ture inka muyishire mu kiraro naracyubatse ngikiriye mujyaniriya nka hanyuma mvugane n'abavandimwe kuko bayizanye ntabwo isubirayo yihanagure rwose muyijyane mu kiraro hanyuma mvugane n'abavandimwe inka yasubiye yagiye mu kiraro twayiteguriye yego kiba gihari baradushimira buri munsi ejo izajya mu ifamu isanga izindi nka yego mujyane inka mu kiraro muhite muyijyana mu famu wagize neza umugore rananiye none ubu yemeye kureba n'umwana n'abandi bose muze yambwiye ko afite abakobwa batandatu baheze mu rugo n'abasore bose abo bana murabona bimeze bite ko nakaguye rugo rwanyu nakubwira maze gushingira batatu bari baraheze mu rugo baraheze mu nzu barabuze niyo mpamvu mfashe umwanya nikanze ngushimire uzunshimire mubyeyi urakoze cyane urakoze nibyo mbabwira buri gihe ani Onyango ndi umugabo ukora bitasanzwe kandi nkoreraho ndi wa mugabo uvura umuntu mu minsi 9 mu masaha 9 kugera mu minsi 9 ndi wa mugabo ugarura ibyibwe mu minota 9 kugera mu masaha 9 ndi wa mugabo uvura babuze urubyaro ingo zitabanye neza ndabikora inyatsi ntabwo nabyo ntinda ni vuba ibindi rero nkora inda zahirimye zabazingiye ku nda zikaba kuvanga kwa muganga bagezeyo baburinda kandi ubushize bari bayibonye ndazigarura yo namahembe naryo bititaze bagutuma ihembe ugatwita rikayinyonga ariko ntabwo riba ryayimize njewe ndayigarura mu masaha 9 inda yawe uba wumva itera yusubiye kwa muganga barakubwira ngo indirimo sinabishidikanya nkurikije ibitangaza wankoreye rwose sinabishidikanyaho uri umuvunzi rwose ntaho ntagiye byari byaranze baravuga ngo nta kintu kinywa nk'ihembe n'indurusha ihembe uremeye noneho agacupa kashizemo ryakamaze ndakushimira ibyiza twabakoreye umugabo ni wibuka umugore ni wibuka akibuka ibyo yakorewe ukibuka ko abasaza bakufashije ukibuka ko Dr. Onyango yakufashije umwana w'umukaragwe k'abahinda genda fasha abantu fashisi ntabwo mfasha wowe gusa mfasha abantu bose kunshimira n'itegeko ntabwo mbibasaba kuko narabafashije yego nakubwiye ngo kunshimira abana bawe urugutangira gushingiza uzagerageze uzushimira abasaza umugisha wana urawubonye kizagukomokaho cyose abuzukuru kugera ku muvigi n'umuvivure abana babyare bororo y'umwana n'umugisha ndategetse mu izina ry'abakurambere kanakira abashitsi nkuko mwaje mwakoze iritazi ry'imbere kandi kagendana na itoki ibintu bya Kinyarwanda gendana n'amabere ane itoki ibi byose bitangirwa ko icumbi hari hama tugatanga itazi tugiye kugura yaba bakurambere babyeyi ndategetse mu izina ry'abakurambere ndategetse amaruazi rwa makuzi jya sara mujya mu cyemba n'utarabona ndavugije ndategetse mu izina rya Ntowe ikikurikiyeho tugiye kwakira abantu baje bakirize icyo bita intara. Iyi ntara ikora iki? Iyi ntara niyo kwakira ibitambo iba iriho inzuzi yo mvuze ngo ndakutumye
muri Canada. Ubwo wagiye muri Canada nakutumye mumva muri Amerika y'amajyaruguru yego. Muri Afrika nuko. Muri Australia nuko. Kongereza nuko. Kuri izi reba izi nzuzi zihwanye n'umubare ngomba kuvura ku mwaka wose. Zihwanye n'umubare w'abantu ngomba kuvura ku mwaka wose. Izi nzuzi wuza urahaguruka mukanyonyereke ko wakize. Amuhaitazi ry'umuryango afite abana 10. Abana 10 izi nzuzi 10 namuhaye kugira ngo koteke rugo rwe. Abana bagira umugisha na urava. Uyu musaza arafite kibazo afite n'icyamaguru. Kibazo afite n'icyamaguru. Haguruka muze wakize. Gacanzira ndakaciye. Ndategetse haguruka mu izina ry'abakurambere. Ndategetse sokura haguruka wakize. Haguruka baje baguhetse none uri muri kwigenza. Haguruka wakize. Mbona uri kugenda. Mbona ugenda na nkoni. Tazi nari. Mbona ugenda na nkoni. Nkoni hoya. Komeza ugenda amaguru yarambutse. Urebe ndi wakize. Ushaka kumukiza. Ndi kugenda. Tureba amaguru. Azongera kurwara ukundi. Ubu tazongera kurwara. Amaguru yasundi arafite ikibazo. Ibintu banyoherereza gutyo. Ibyo bakora byakuvuyemo. Aracyababa. Ngaho genda tureba. Wagendaga nago bakuzanye mu ngobye ejo. Jego. Ndakira abashitsi banje rero, bashitsi bahire mwageze mu rugo, imbuto twazibahaye, tubahaye itazi, naratura zireretse. Muzabyare mwororoke, tubanje kubakira. Kwakira abashitsi. Dukirije abana. Mwicare mucabuko. Dukirije abana. Cebuka hasi hano. Dukirije abana rwose. Kuri gakondo. Mwicare nabwo uzongera kuba barukundo. Oya. Nabwo uzongera kuba barukundo. Muze. Karame. Ntabwo tuzongera kuba barukundi. Abana bose n'abuzukuruza. Mana turi kugushimira warakoze. Nawe Mana guhumugisha rwose. Ibyo mwaturiye. Erega umugabo ni mfizi. Muga warakoze. Yego. Uyafata tubiri kubera ko niwe nyirimbuto. Abyara icyo bita hungu nakobwa. Warakoze. Byala muzukuru. Urugo rwawe ntayo mugisha. Urugo rwacu ni rwiza. Yego. Ndarukaragiye umugisha mu bujyana. Ibihe byose. Yego. Ishimwe ikuzo ndaribahaye. Ubwo nukwakiriza umuntu kubyabazanye akagenda agenda ariyeho nkuko bari nanjye kubyo basanganye. Kansanganye imbuto ndabakiriye bararya mbuto nyine zo kwera bya bindi bakagenda bakaba abantu bazi. Zakomeze guha ubuhanga bwawe. Imana yarabumuhaye. Cyane rwose abakurambere banje bagomba kuba turi kumwe. Mwamuhamagaye. Tingiye kushimira uriya muganga. Yego. Rero ubutumwa ngiye mbangeze kugiye cyo gutanga butumwa nago nkonda kutindana n'abanyamakuru. Nago ngomba kutindana n'abanyamakuru cyane kuko iyo ntindanye nabo ntabwo bibari byo. Cyo ndangije kuvura. Eka nditabe undo muntu. Alo. Mulaho murakomeye cyane. Muraho Dr. Onyango. Ni Onyango muvugana. Ufite kibazo kininde tuvugana. Ndabone ineme. Unataka nini tena? Nagize ikibazo bantoboreye iduka. Yego. Ndagiraga ngo umfashe. Ndakufasha bakugarurira ibintu byawe. Witwa ndamazina ya sona nyoko yambwire vuba. Yitwa Pascal. Yego. Ndenge ngoma Jada Maseni. Yego. Na Silvia muhawe n'Imana. None uragira ngo tukufashe nona? Nonaha mumfashije byamfasha. Bihumbi 174 n'igiceri cy'ijana za faranga z'u Rwanda uko nazo urafite izo faranga. Yego. Amafaranga arahari. Yego. Ndohereza mu madolari. Uholeza amadolari uri aho batoboye duka ryawe ni huri. Niho ndi. Tegereza mu minota 9. Sente zisenteke hama mu minota 9 zigera ku murongo online ndahitanza minota 9 urambona Onyango n'abajura bawe. Yego babikoze. Yego maze ndi kuzohereza bimaze gukunda. Yego. Yego. Kanze. Yego.
rero bungu butuvugana bibaye ngombwa ko njya kutabara kambanze ntanga impanuro ku bantu bavuza. Ndi umuganga udasanzwe, ndi umuganga ufasha isi, ntabwo mfasha abanyarwanda gusa. Ndi umuganga ufasha isi yose muturage. Uyu muntu ari muri South Africa, Afurika y'Epfo, aramamagaye kandi ni ngombwa ngo njya kumutabara, afite kibazo ngomba kujyayo nkagenda nkatabara uyu muntu. Bivuze ngo kubera ko ari umunyamahanga uri atari mu Rwanda cyangwa atari mu Tanzania, binsaba guhitanyayo akibivuga kugira ngo umujura we mufate mamusange tuhahurire. Icyakomeje rero mbasezeraho ngenda, ntagagira umuntu uzongera kwiyitirira Onyango. Ndumuvuza uvura isi yose, nsubiremo indwara mvura, nge nabasezera mvura inyatsi, ibihato, ibitega, itazi, urubyaro ndarutanga, ngarura ibyibwe mu masaha 9 mu minota 9. Uranyumva? Ubabuza urubyaro, inda zahirimi, imibanire mu ngo zananiranye, ndabikora. Fata abarozi, ushaka umurozi mugufatire ndamukwereka umurozi kurogera kandi havura muntu wawe. Wanyumvise? Ibyo byose simvuje byinshi, ibihano nabyo ndabitanga. Iyo bishatse ndahana, nanga kayayana, nagusaza warahemukiye urugo rw'umuntu. Wanyumvise? Ntakurega kishohe wakimanika kubera ko wakoze ikosa ugahemukira abantu ntacyo bagutwaye. Icya kabiri, nangitazi ubutunzi, ushaka butunzi ibyo ufite ndakurakubirwa, nabyo ndabitanga. Yego. Icya gatanu njye kugusobanurira nacyo, imanuka ni vuba, bya bindi byihuse ni igiti ndabivuze none ndanabisobanuye kubera ko wahemutse we bakureka guhe kubera iki bakureka ugira amakosa cyo kugiye guhemukira abantu bataguhemukiye. Aba amatungo bo ndabahiga cyane, bica amatungo y'abantu, bayabuza umukamo, bica urubyaro rw'abantu, bababuza kubyara. Wowe ko wabyaye byagutwaye iki? Ibyo bihano byose ndabitanga guhera muri Afurika, muri Aziya, Uburayi. Nagiye ngo ndagiye ngiye kutabara abanyamahanga bo ntabariraho kuko zibari inzira za kure. Ubu tuvugana ngombwa ngo ngende ntabare abuzukuru b'abanyamahanga abo bagire ubasha, bagire ibyo bagenda izina ry'abakurambere. Umuzukuru yakizeho navura kandi ategetse, ubu ndagiye kandi ntabwo ngiye ntinda mitangenda. Yakize kwayiguye ndakize kandi rwose pe. Ubu ndagiye n'indege yanjye ndazongera kumbona, ngiye mu South Africa, ngiye gutabara abuzukuru, ngiye gutabara abuzukuru.